Yes, reka nongere kubashimira mbifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Ngenda babwira ngo mwe mwese mubasha kubana natwe 5 ndetse namwe mwakoze subscribe ndabashimiye. Kandi nibutsa namwe mwese mudari mwakora subscribe kuri The Top TV channel babwira ati nyarukiraho hepfo ukane mu magambo atukura maze ujubahana natwe 5 tukugezaho amakuru yizewe kandi akugerera igihe. Twihuse rero reka basomera inkuru cyangwa se umutwe w'inkuru tugiye kuba tubagezaho. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Iyo Idamange ivona na Aimable Karasira bumva impanuro ntibaba bafunze. Twihuse rero reka tujye mu mizi y'inkuru. Umunyabwenge yaciye umugana ati nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Yaciraga amarenga abigira intumva ko amaherezo bumvishwa n'iminsi. Idamange na Aimable Karasira ubu bari mu maboko y'ubutabera aho bakurikiranyweho guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'imvugo zishishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi. Idamange we yamaze kugezwa imbere y'ubucamanza akaba ategereje urubanza mu mizi yarwo, naho Aimable Karasira aracyari mu maboko y'ubugenzacyaha kuko idosiye ye igitunganywa ngo ishyikirizwe umushinjacyaha. Aba bavandimwe bombi bafashwe nyuma yo kwihanangirizwa kenshi ariko bica amatwi. Iyo urebye imyitwarire y'aba bantu bombi kimwe n'abameze nkabo ariko bakidegembya ukuramo amasomo atari make yagufasha kumenya uko wabana neza n'amategeko aho kuba Nyir'Ikirimi Kibi watanze umurozi gupfa. Ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ntibivuze ubwigomeke. Nibyo itegeko nshinga tugenderaho ryemerera buri wese ubwo bwisanzure, ariko abenshi ntibaha agaciro ingingo yaryo ya 34 ivuga ko ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo butagomba kubangamira ubw'abandi. Kubirengaho rero ni ukwikururira inzira ikujyana imageragere n'ahandi hasa nkaho. Bakoshya kuri intwari ryamara kurema bakagutererana. Hari abantu bemera gushukwa bibeshya ko amahanga, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abandi bagashoza ntambara bazabatabariza igihe ubutabera buzaba bukora akazi kabwo. Ifatwa rya Karasira na Idamange riratwereka ko ibyiza ari ukubaha amategeko y'igihugu, kuko iyo byagukomeranye abakubeshyaga ko uri igitangaza ntacyo baba bakikumariye. Urebye umubare w'abaturage basabye inzego za leta gukurikirana Idamange na Aimable Karasira n'ababaha urubuga mu bitangazamakuru ngo baroge rubanda, bikwereka ko abanyarwanda bamaze kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntibifuza ibyabasubiza mu ntambara n'andi madidane. Munyihanganire, ntibifuza ibyabasubiza mu ntambara n'andi madidane akuruwe n'abiyita abanyamakuru, impirimbanyi za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Ni ikimenyetso cy'abaturage batifuza inyangabirama. Inzego z'ubutabera mu gihugu mu Rwanda, cyane cyane urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, zishyira imbere kwigisha no gufasha abaturage kwirinda guhanwa. Twese twabonye ko zidahutiraho mu guta muri yombi abitwaza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bagakora ibyaha, ahubwo zitanga umwanya wo kwikosora. Nka Karasira Aimable yarigishijwe pe, azabwa kureka gukwirakwiza uburozi ariko arintangira. Idamange nawe yafashwe maze iminsi amaze gusohora video ebyiri zuzuyemo ubuvunderi busebya ubumwe bw'abanyarwanda.
umwanya wo kwikosora ntibawukoresheje neza, none ingaruka zatangiye kubageraho. Abatarafatwa bagombye guhindura ingendo, kuko byagaragaye ko kuba umunyamakuru cyangwa umunyapolitiki wo muri opozisiyo bitaguha ubudahangarwa imbere y'amategeko. Abaturage banyuranye bamaze iminsi binubira ibikorwa by'abantu nka Nyesu w'Imana, Niyonsenga Dieudonne, Ingabire Victoire, Ntaganda Bernard n'izindi nkozi z'ibibi. Aba bantu bigize indakoreka kugeza n'aho ibimenyetso simusiga bigaragarije ko bakorana n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR na FLN n'iyindi. Umwanzuro aya masomo rero n'andi menshi twavanye mu ifatwa rya Idamange Yvonne na Aimable Karasira atwereka ko u Rwanda rwarenze ibyo gutinya igitutu cy'abanyamahanga. Abibwira ko urukiro rwa kinani rwahabwaga amategeko y'imyitwarire, abo baribeshya. Baradindiye mu myumvire. Nta rubuga rw'abangiza rukiri mu Rwanda, ahubwo buri muturage asabwa kuba itegeko hagamijwe kubaka u Rwanda twibonamo twese. Ngayo nguko rero, burya baciye umugani ngo urupfu, amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Aba bombi barabwiwe, aba bombi bahawe umwanya wo kwikosora kugeza ubwo bibananira. Amategeko akora akazi kayo. Ngayo nguko rero, iyi ni The Top TV channel. Ngenda garuka mu kanya ngenda nkugezaho n'andi makuru menshi cyane. Wowe icyo usabwa no gukora subscribe aho hepfo mu magambo atukura, maze tukibanira tugakomeza no kwagura umuryango wacu. Ndabakunda cyane, ndagaruka mu kanya.